Mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye hari abaturage bavuga ko hari abantu bagura kandi bagurisha ibikoresho binyuranye binyuze mu kugenda bakomanga ku ngo. Bamwe mu bakora aka kazi nyamara ngo hari aho bagera bakomanga basanga nta muntu hari ibintu byanitse hanze bakaba babitwara. Abaturage baganire na ATV batangaza ko bahorana impungenge z'uko bakibwa kuko bano bantu bahora bazenguruka bakomanga ku bipangu byabo. Ahubwo ikintu mbona cyo nabaza ngo bashaka ibintu nk'imyenda yambawe, inkweto zambawe n'ibindi bikoresho. Imyenda baje gushaka imyenda ishaje akaba nta muntu hari, imyenda bagasanga yanitse ntibayanura. Ngewe ikintu bantwaye matora n'inkweto z'umunyeshuri wanjye, ibyo baraje bajya mu nzu barabitwara nyoberwa irengero. Hari matora nini igura 100 batwara n'imiguru ingahe y'umwana ari yaguze 60, imiguru 3 barayijyana, ndabiheba. Irahari bariya nyine bagenda bagura imyenda ishaje, bariba cyane. Nkatwe hari umuntu wo mu gipangu yanitse inkweto hanze, dusohotse duhita tuzibura, kandi hari hamaze iminsi harimo abantu bagenda ngo baragurisha, ngo bagura imyenda ishaje n'inkweto zishaje. Twebwe nyine zitugiraho ingaruka cyane. Ese kuba wagura umwenda uwushaka kandi ukeneye wawanika, wasohoka ugasanga barawutwaye, urumva atari bibi cyane? Muri ahangaha ariko nyine akenshi na kenshi barakata. Hari ejo bundi hari n'uwaje hari hirya hakurya y'umuhanda, kenshi bacaho bavuga ngo ibya bijerekani bishaje, hari ubumva ari n'utabumva. Rero iyo utabumvisha ashobora no kwinjira. Baravuga kenshi na kenshi naharaye ko mu koza hari abo twumvisha. Nyine ni mu isoko hari Nyabugogo, kandi twabonye isoko ryaho ribase. Intandaro ni aya masoko agura ibintu bishaje. Nta yindi ntandaro, kubera ko hatariho isoko ry'ibintu bishaje ntago barushaho kuvuga ngo bagiye baraza banure imyenda y'abantu cyangwa ibindi bikoresho by'abantu. Aba baturage basaba ko hakorwa igenzura rihoraho mu masoko agurirwamo ibikoresho byakoreshejwe kugira ngo ubu bujura bukumirwe. Bigabanuke, abaturage be kujya bakunda kwibwa ibintu byabo. Ni ukuvuga ngo kereka baciye isoko ririya myenda biriya bikoresho bishaje bakabica, wenda icyo kintu cyagabanuka. Mwabikumira nyine bajya yenda gucuruza imyenda yemewe n'inkweto zemewe mu masoko. Nta bintu byo kuza ngo baguranga imyenda ishaje, oya, ibyo ntabwo byemewe cyane. Bishoboka ko nyine bajya kureba aho baba babikuye. Nose ubwo ko baba bagiye ahantu henshi hatandukanye, bwo wamenya byavuye he. Nyine ikintu cyakorwa, nubwo wenda iryo soko ryari ririho rigura imyenda, ibikoresho byakoze, ni ukuvuga ngo kereka buri wese ajya afata icyemezo wenda cyemeza ko iyo myenda yagize. Wenda habashizeho icyemezo cyo kuvuga ngo buri wese nazana muri iyo myenda azane na fagitire y'ahantu yayiguriye. Numva aricyo kintu cyakorwa, cyangwa byakwanga bakaba banaca iryo saha amasoko y'imyenda yambawe n'ibindi bikoresho. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Yararisi Gahonzira avuga ko nta makuru bafite kuri ubu bujura, ariko anagira inama abagura ibikoresho byashaje kubahiriza amategeko abigenga kugira ngo birinde kwishora mu byaha no kugura ibikoresho byibwe. Ariko uvuga ngo turabona umuntu aje agura ibintu byakoreshejwe ahindukira n'ibye turabona izo pesi. Ariko hari uwo byabayeho yatugana akatugezaho ikibazo tukagikurikirana. Gusa icyo twemera, hari abajura bamwe usanga biba ibintu runaka cyane cyane ibintu bya elegitoronike bakajya kubigurisha ku masoko, usanga acuruza ibintu byakoreshejwe. Ari naho tubonera akanya ko kugira ngo duhiture abantu bose bacuruza ibintu byakoreshejwe, kujya bagendera ku mabwiriza bahawe ya leta. Amabwiriza ababwira uko bagomba gucuruza, uko bagomba kuba bafite ibitabo bandikamo ibyo baranguye, inkomoko yabyo, abo babiguze nabo, umwirondoro wabo, ndetse no gushyiraho kuzuza za marike cyane cyane ku bintu bya elegitoronike, bashyiraho seriyo namba z'icyo kintu baguze. Kandi bajya no kukigurisha n'undi muntu nawe bakamwuzuriza iyo fomu.
utabikoze amabwiriza afite ukamuca amuha ibihano birimo no gucibwa amafaranga ndetse no gufungira. Mu gihe abaturage bakomeje kugaragaza impungenge ziterwa n'abantu bazenguruka mu ngo bagura ibikoresho byashaje, inzego z'umutekano zisaba buri wese kugira uruhare mu gukumira ibyaha harimo no gutanga amakuru hakiri kare. Sekanyamba Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike, kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 47 na 0782 75 67 utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.